Umunsi umwe umugabo witwa Petero Nzukira yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka. Nuko akabwibwi kageze, Petero yigira inama yo gutaha. Ageze imuhira asanga ibiryo ntibirahwana. Nuko atangira kuvumagura umugore we no kumukoza hirya no hino, amubwira ati wa munebwe we, wiriwe mu rugo none ngeze mu rugo nsanga ibiryo ntibirahwana. Nuko umugore aramuhindukirana aramubaza ati mbese Petero mugenzi wanjye, kutahanye umunabi noneho n'ibiti? Nuko aramubwira ati ahubwo noneho umva ko abagore turabanebwe, urareka ejo tuzagurana imirimo nzirirwe ntema nawe usigare mu mirimo y'imuhira, maze tuzarebe uzarusha undi kuvunika n'uzarangiza imirimo ye neza. Petero nawe ati shyuhu, ati ndabishimye rwose, ati wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika, none ahari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njye ugutunze. Bararyama. Nuko mu gitondo cya kare izuba ritari ryaganya no kurasa, umugore arazinduka atora inkoni n'umuhoro, asezera Petero ati ngaho rero wirirweho ugira imirimo myiza. Umugore asohoka yishimye cyane, agenda abyina arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero we asigara imuhira. Petero atangira imirimo yo mu rugo, ariko bigeraho atangira kwicwa n'irungu. Nuko yigira inama aravuga ati reka nshake icyo nkora. Yigira inama yo kubuganiza amata mu gisabo, atangira kuyacunda n'ubuhanga bwinshi nk'uko bisanzwe n'ubundi, ariko umurimo mushya utera umwete, yabikoranye umwete koko. Nuko agasusuruko kamaze gukwira, inyota iramwica, atangira kumva umwuma mu mihogo. Aherako arahaguruka ajya gushaka akayoga mu rwina bataragamo inzagwa. Urwagwa rwari rutaze mu gitariro kinini cyane cy'idebe, kandi icyo kidebe cyari giteretse ku gasenge ku mitambiko 3, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba yacyo. Nuko Petero amaze gukiranura ako kuma kafungaga icyo kidebe, agiye gutega ibirika mu mwenge w'igitariro, hirya yumva ingurube irimo irafutagira amata mu muryango w'inzu. Ariyamirira ati amata yanjye we yashize. Niko kwiruka adafunze na rwa rufunguriro rwa cya kidebe, yirukankana yabirika ngo ajye kureba ingurube yari irimo ifutagira amata. Uko yagafashe yabirika mu ntoki yiruka, asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Nuko ingurube imubonye ishaka guhunga. Igihe igiye kumucaho, Petero ayikurikiza yabirika mu nsina y'ugutwi. Ingurube yikubita hasi, irashya rimwe gusa, ingurube irapfa. Nuko igihe akiyikorakora yicuza icyo akoze, yibuka ko yasize adafunze cya gitare. Petero ahubuka nk'iyagatera, yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa, yicura intembe, abyutse asanga cyakamye. Petero Nzukira ava mu mwobo ajejeta inzoga. Reka sinakubwira isoni n'agahinda yari afite, mbega inyota yo yaramusibaga. Nuko aragenda yigura cya gisabo ajya kubuganiza amandi mata. Igihe ari gucunda agejeje hagati, yibuka ko inyana ikiri mu ruhongore. Ati yo, ati nibagiwe kwahura inyana, kandi dore amanywa amaze gukamba. Nuko Petero aherako ariruka, asiga icyansi aho ngaho, ajya gukingurira Sine. Ariko buriya kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Nuko yamaze kuzitura Sine, aribwira ati ubuse ko nasigaranye umwana w'igitambambuga, nkaba ngiye kuvoma, iki gisabo ningisiga aha ngaha ntari buze kugihirika, ndamuzi n'inkubaganye, naba kandi nongeye gupfirwa n'ubusa. Nuko niko kwigira inama, afata cya cyansi akizirika mu ijosi, kigenda kinagana mu bitugu, atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira Sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi ngo avome amazi, ya mata yo mu gisabo aseseka mu mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamuka mu iriba ati ibi nabyo? Nuko Petero yunamuka mu iriba ati ibi nabyo ntabyo.
none se nta mata nta mavuta nteze no kubona uyu munsi, ati ubu ibintu bimbayeho ni ibiki? Nuko aravoma arangije arazamuka ati reka ngende basi njye kuhira inyana, nayikenesheje rwose ntakigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishazashaza byinshi. Reka ngende njye kuyuriza ntacyo bitwaye. Uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure. Mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho ya nyana ye. Nuko Petero ntiyashoboraga kuguma hejuru aragiye inyana, kuko yagombaga kugemura n'umugore we. Arangije azamura inyana hejuru, amaze kuyizamura aramanuka azirika umurungu ukomeye cyane mu ijosi rya Sine, awumenesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma aramanuka azirika wa murunga ku kaguru, aribwira ati nuko inka yanjye nishaka kumanuka ndaza kubimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora imirimo, akebagura inyama vuba vuba, aroha mu nkono, acuriranyamo n'ibitunguru n'inyanya. Inkono ayitereka ku ziko, yiyegereza inkora acana. Ngo hashira akanya, Sine nayo irambirwa kuguma hejuru y'inzu, kuko hayiteye impungenge. Ishaka kumanuka mu rubega rutereye ku mugunguzi no ku kibaho. Ibonye ko ari habi, ishaka gusubira inyuma. Ubwatsi bw'inzu ikandagiyeho burasohoroka, imanukana nabwo. Muzi rero ko Sine yari iziritse ku mugozi, kandi mwibuke yuko uwo mugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru. Nuko mu kanya Sine imanutsemo, Petero nawe aritera, amaguru ashita mu gisenge cy'inzu, arangije acurika umutwe. Iyo icyo gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Bizi Imana yonyine. Nuko Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, Sine nayo inaganira hanze, maze sinakubwira imiborogo mu ruhande rwa Sine no mu nzu mu mbere aho Petero yanaganaga. Hashize umwanya, muka Petero aho ari abonye ko ibiryo bitaziye igihe, aribwira ati reka njye imuhira njye kureba ibyabaye. Niko kwigira inama yo kuzamuka, aragenda. Ageze mu rugo atangazwa n'ibyo yabonye. Yageze mu rugo, akinjira mu gikari asanga Sine iranagana. Biramutangaza cyane, arisumbukuruza. Umugozi wari uyifashe awucisha wa muhoro yari yajyanye gutemesha ibiti. Nuko inka yikubita hasi, ubwo ihabadaduka vuba. Petero nawe mu kugwa yabanje umutwe muri ya nkono yari iri ku ziko. Amahirwe nuko umuriro wari wazimye, naho ubundi aba yarahiye umubiri wose. Gusa yakobotse mu gahanga no kuzura kuka n'amenyo abiri. Nuko umugore yamaze guca cya kiziriko, yinjira mu nzu agira ngo atabare ibibomborekanye. Ageze yasanga umugabo we amaze guhaguruka, avirirana amaraso mu kanwa no mu mazuru. Niko kumubwira amuseka ati ari njye, ari nawe, ninde warushije undi kuvunika noneho? Ewe sinjya kugutabira amacumu, wakoze kandi wavunitse. Nawe se umuntu watetse ugacunda, ukarera umwana, ukica ingurube, ukarwana na Sine, mugakotana bene aka kageni n'ibindi byose ntazi. Nuko umugabo arangije akorwa n'ikimwaro. Umugore aramubwira ati ngaho rero muri iyo mirimo yose wakoze, ngaho kubitiraho no kungaburira. Nuko Petero aramwara, araceceka buri icyo arenzaho, ariyumanganya, aca bugufi abwira umugore we ati menye yuko imirimo yo mu rugo ivuna, sinzongera kugucunaguza ukundi, uzusubire mu mirimo yawe. Ngayo nguko iherezo rya Petero Nzukira n'umugore we.